tugiye kurebera neza muri rusange ubundi kubera iki umuntu iyo ari gusoma ijambo ry'Imana cyangwa atangiye gusoma Bibiliya mu mutwe we atangira kumva amajwi, hamwe na rimwe amajwi amunyuramo yaba ari ay'amagambo cyangwa abantu batongana cyangwa indirimbo z'isi cyangwa amwibutsa ibya kera cyangwa ibyaha yaba yaranyuzemo. Ese ubundi wowe ujya wibaza aya majwi ava he? Fatikanya nanjye umpe igitekerezo cyangwa twungurane ubwenge tubwirize ubutumwa bwiza, dusobanure neza impamvu itera aya majwi ndetse n'icyatuma cyakugiraho ingaruka mu gihe uri gusoma Bibiliya aya majwi. Abantu benshi bakunda kuvangirwa iyo utangiye kumva ijambo ry'Imana kabishwe n'ubwo pasiteri yaba ari kwigisha, utangira kumva nyine hari ibintu bitangiye kukuza mu ntekerezo, atangira kumva amajwi y'ibyo hanze wasize kandi uri mu rusengero. Iyo bababwira ngo mubumbure Bibiliya, akenshi watangira gusoma umurongo ijambo ry'Imana ugatangira kwiyumvira mu mutwe wawe hajemo imiziki, kandi iyo miziki igitangaje nta n'aho iba ihuriye n'izo ndirimbo bari kuririmba mu rusengero. Ese wowe wibaza ayo majwi ava he? Hari ikintu akenshi abantu dukunda kwibeshyaho cyangwa hari ibintu dukunda kugerageza gutekereza tukajya nko gusenga tumeze nk'aho tugiye kurangiza umuhango wo ku munsi wo ku cyumweru gusa. Abantu benshi bajya mu rusengero ntabwo ari uko baba bagiye gusenga, ahubwo baba bagiye kwerekana yuko bageze kuri uwo munsi wo ku cyumweru nyine. Erega nibyo twese dutegereza iminsi yacu yo gusenga, habe ku cyumweru habe ku wa gatandatu cyangwa indi minsi yose. Akenshi iyo ni serivisi tuba tugomba gukora kuko iyo serivisi nyine baba bayituziho. Rero mu gihe wagiye gusenga genda umutima wawe nyine wumva ko ugiye gusenga Imana, umutima wawe wose waweguriye Imana kandi waweguriye iby'uyigisho uri bwumve, uri bwigishwe n'umubwiriza wanyu. Kuko akenshi iyo ugiye gusenga ufite izindi ntekerezo ukinjira mu rusengero ukizifite, ni hahandi bari busome ijambo ry'Imana ariko birangire n'ubundi uri kwitekerereza iby'ahandi, yaba ari imiziki cyangwa andi majwi n'andi magambo yose nyine ari kukuza mu mutwe. Ugasanga uherutse pasiteri avuga ngo musome ahantu runaka cyangwa ngo mufungure ijambo ry'Imana, ugasanga iryo ni ryo jambo ryonyine utahanye. Akenshi ese ni ukubera iki abantu imirongo yigishijwe muri Bibiliya bavaho bayumvishe bikarangiriraho?